indagara zigura 100, dodo nayo ikagura 100. Niyo ni imyumvire. Hari n'abana bo mu bakire bari mu ngagara usanga bararwaye bwaki. Ngenzi igipangu hano haruguru cy'imihurura cyo nk'umukira afite imodoka umugore akora muri ministeri, ariko kubitewe nuko ababyeyi birirwa iyo ngiyo mu kazi ntago baje ngo bite ku bana, bakabasigira abakozi rimwe na rimwe n'igihe babisiya n'abakozi bakabitegura nabi cyangwa bakanabyirira ntibabihawe n'abana, cyangwa ababyeyi baza bakabeshya ko abana bare kandi batigeze banarya wenda biriwe batoraguzwa. Imibare yerekana ko abana bangana na 35% bari hagati y'amezi 6 n'amezi 59 bafite igwingira. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo bwa 2019 bwagaragaje ko abana 33% bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye, bakaba baragabanutseho 5% uhereye mu mwaka wa 2014 kugera 2019. Ku rundi ruhande 65% by'ibiribwa abantu bakoresha mu ngo nibyo baba bahashye. Inzobere mu mirire zivuga ko bishoboka ko abantu bahaha batitaye ku kamaro ka buri kiribwa mu gutegura ifunguro, ariko nanone ngo bakwiye guhindura imyumvire irebana no gutegura indyo yuzuye kuko atari ngombwa gukoresha ibihambaye. Hari ababyeyi benshi yibeshya akavuga ngo wenda igihe atabonye za inyama bya bindi bagura mu supermarket bya yawurute n'ibindi ntago umwana we yamwitaho, ariko mu by'ukuri tuvuze indyo yuzuye ibi byo kurya tubona byacu tweza mu rugo, tweza ku mirima y'ibikoni, aho usanga imboga zirakenewe, ariko imboga wazinga ku murima w'igikoni igihe wamenye ko ari ngombwa. Wamugurira indagara igihe wamenye ko ari ngombwa kwarya ibikomoka ku matungo. Wamugurira igi amagi nibura 3 mu cyumweru igihe wamenye ko amagi ari ngombwa ku mwana, kuko ibyo byose nibyo bituma umwana akura. Akenshi rero ugasanga abantu batekereza mu bintu bihambaye cyane. Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi mu mwaka wa 2019-2020 wiyongereye ku mpuzandengo ya 5% ugereranyije n'umwaka wabanje, ndetse hari naho umusaruro wiyongereye ku gipimo cya 12% bitewe n'igihingwa. Abashakashatsi mu birebana n'ubuhinzi buganisha ku mirire iboneye basobanura ko kwiyongera k'umusaruro w'ubuhinzi bikwiye kujyana no kunoza imirire, kuko binagira ingaruka ku musaruro umukozi atanga mu kazi. Tuvuge niba ari umuntu ukora mu biro akeneye gukora amasaha menshi, agize imirire mibi ntashobora gutanga umusaruro uhagije kuko yananirwa. Nibwo wabona umuntu yakwikira nko mu biro isaha imwe ukabona arananiwe. Yewe niba ari umuntu ukora akazi gasaba ingufu, bisaba ko agomba kurya nyine ibiryo birimo ibitanga imbaraga, ugasanga imirire mibi, ingaruka z'imirire mibi ni nyinshi cyane zirenze igwingira ry'abana nk'uko dukunda kubibona. Ubwo yaganiraga n'abayobozi b'inzego z'ibanze baherutse gutorerwa manda nshya mu kwezi gushize, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabasabye kwihutira gukemura ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira ry'abana bato kubera ingaruka iki kibazo gifite ku iterambere ry'igihugu. Abana bagwingira, abana barwaye za bwaki, abana bavuka bafite ibyo bibazo, ari ababyeyi babo wenda nabo batameze neza bakwiye gufashwa n'ibindi. Ibyo nabyo tubimazemo igihe. Buri karere gasangamo ibyo bibazo, ariko iyo twibajije habuze iki, iyo mwibaza mwebwe musanga harabuze iki. Iri guhingira stunting, malnutrition, kandi bifite ingaruka si kuri uwo mwana gusa. Iyo babaye benshi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Erega abana iyo bagwingira, abana bacu iyo bagwingira n'igihugu kiragwingira, nicyo bivuze. So mushaka kuba igihugu kigwingiye? You want to be a stunted country? Abasesengura ibirebana n'imirire ndetse n'umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi bavuga ko ibirebana na politiki zo kunoza imirire no kurwanya igwingira mu bana byahawe umurongo, igisigaye akaba ari ukubishyira mu bikorwa bihereye mu muryango n'inzego z'ibanze ku mpamvu yo gutegura hazaza heza h'u Rwanda hashingiye ku bato. Jean Claude Mutuyeyezu, i Kigali.
Kadakomeza amakuru yacu aho abaturage baturiye parike y'igihugu y'Akagera bishimira ko babona inyungu zituruka muri iyo parike. Ni mu gihe rero kuva mu mwaka wa 2015 hamaze gutangwa miliyari 2,400,000 mu mishinga ifasha abaturage baturiye iyi parike y'Akagera. John Kwizera Patrick arakomeza. Nizeyimana Jean Dodier ni umusore w'imyaka 15 wiga mu mwaka wa 6 mu mashuri abanza ku ishuri rya Kibimba riherereye mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza. Uyu munyeshuri avuga ko akora urugendo rungana n'ibirometero 4 ajya kuri iri shuri mu gihe mbere yagendaga ibirometero 10. Aha arasobanura amasaha yakoreshaga. Natangiriye mu kigo cya Gishanda Nyankora, nagenaga amasaha 3 mu kugenda, mu gutangaza amasaha 3 n'igice. Rero hano Kibimba itangiye mbona ni hafi, nza kwigana bikantwara iminota 50 kuza hano ku kigo. Mu gutaha kubera mu gutaha nagira nirukanka nagira nk'iminota nka 40.